Hello, nizere ko mumeze neza. Muri iyi videwo uyu munsi tugiye kurebera hamwe isomo ry'ibyapa byo ku muhanda. Ibyapa byo ku muhanda bigira uruhare runini mu kurinda umutekano mu mihanda yacu. Bitanga amakuru y'ingenzi ku bashoferi, abanyamaguru, abatwara amagare, kandi ayo makuru atuma tumenya uburyo bwiza bwo kugendera mu nzira nyabagendwa. Muri iyi videwo rero tugiye kurebera hamwe amoko y'ibyapa byo ku muhanda. Amoko y'ibyapa byo ku muhanda cyangwa se ku mihanda, ibyapa byo ku mihanda bigizwe n'amoko atanu: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, ibyapa ndanga cyangwa biyobora. Twagiye ku bwoko bwa mbere, ibyapa biburira. Ibyapa biburira biriho kumenyesha umugenzi ko hari icyago, bikerekana imiterere yacyo, icyo cyago nyine, kandi bikamutegeka ubwitonzi budasanzwe kugira ngo imigenzereze ye ihure n'imiterere n'ububi bw'icyago cyerekana. Ishusho rusange rero y'ibyapa biburira. Ibyapa biburira bigizwe n'ishusho ya mpande eshatu. Bifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni umweru, hanyuma ikirango ni umukara. Nkwibutsa gukanda subscribe, like na share kugira ngo ujye ubasha kubona amasomo y'amategeko y'umuhanda. Urabona rero urugero rw'icyapa kiburira. Ibyapa byo gutambuka mbere. Ibyapa byo gutambuka mbere biriho kumenyesha abagendera mu nzira nyabagendwa amategeko yihariye yo gutambuka mbere mu nkomane. Ibyo byapa byose bishobora kugira ibyo bibuza. Ikirango rusange cy'ibyo byapa, ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, hanyuma ubuso ni umweru, ikirango aba ari umukara. Urwo ni urugero rw'ibyapa biyobora. Icya gatatu ni ibyapa bibuza. Ibyapa bibuza biberaho kwereka abagendera mu nzira nyabagendwa ibyo babujijwe. Ibyo byapa byose bishobora kugira ibyo bibuza. Ikirango rusange cy'ibyo byapa, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ikirango ni umukara, ishusho ni uruziga. Hanyuma ibyapa bya kane ni ibyapa bitegeka. Ibyapa bitegeka biriho kwereka abagendera mu nzira nyabagendwa ibyo bategetswe kubahirizwa. Ikirango rusange cy'ibyo byapa bitegeka bigizwe n'ishusho y'uruziga, ifite ubuso bw'ubururu, umuzenguruko ni ubururu, ikirango nacyo ni umukara. Urugero, ibyapa bitegeka, dore ngicyo, uzabona icyapa kimeze gutyo uzamenye ko hari ibyo utegetswe. Ibyapa bya gatanu bya nyuma ni ibyapa ndanga cyangwa se ibyapa biyobora. Ibyapa biyobora bigamije kuyobora no gusobanurira abagenzi inzira nyabagendwa. Ikirango rusange cy'ibyapa ndanga cyangwa se biyobora bigizwe n'ishusho y'urukiramende ifite umuzenguruko w'ubururu, ubuso ni ubururu, ikirango ni umweru. Urabona ni urugero rw'ibyo byapa. Hari ibindi bintu rero by'ingenzi ukwiye kumenya ku byapa byo ku muhanda. Ibyo ukwiye kumenya ni uko ibyapa byo ku mihanda bigomba gushyirwa
ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda, ku buryo umusozo wo hasi udashobora kuba munsi ya metero imwe na santimetero 50 cyangwa hejuru ya metero ebyiri na santimetero 10 uhereye ku butaka, uretse ibyapa by'agateganyo. Uru rubuga rero tugiye kujya tubereka amasomo agiye atandukanye, amasomo yigisha amategeko y'umuhanda, tuzagenda turebera hamwe ibintu byinshi bitandukanye byagufasha kubona porovizuwari kandi mu gihe gitoya. Ni ubumenyi bw'ibanze, ni ubumenyi bukenewe mbere y'uko utangira kujya mu muhanda gutwara ikinyabiziga. Ibi ngibi byose ugomba kuba ubizi, biteganywa n'itegeko rya leta y'u Rwanda. Kanda subscribe rero, kanda like na share. Mu isomo rikurikiraho tuzabirebera hamwe rero ibyo byapa byose ndetse n'ingero zabyo n'uko biba biteye.